Ni kenshi twagiye twumva ubushakashatsi buri gukorwa bwo kujyana umuntu cyangwa se ikiremwa muntu ku yindi mibumbe. Ni kenshi kuva mu mwaka wa 2012 twatangiye kumva yuko ngo abantu ba mbere bazajya gutuzwa ku yindi mibumbe mu mwaka wa 2020. Twagiye twumva uti viziyo veni nigera ntituzaba dutuye no ku isi, tuzaba dutuye ku yindi mibumbe. Imibumbe ni myinshi gusa izwi ni 9, ariko uwo bishoboka yuko ikiremwa muntu cyaturaho bitakigoye cyane nk'iyindi ni umubumbe uzwi nka MARC. MARC ni umubumbe wa 4 uturutse ku zuba. Ni umubumbe ugaragaza ko ushobora kuba warabayeho ikinyabuzima cyangwa se ushobora kuba warabayeho ubuzima. Ni umubumbe ugaragaza ibimenyetso by'uko ushobora kuba warigeze kubaho amazi, cyangwa se n'ubu ngubu amazi akaba akiriho ariko akaba atembera mu buryo butagaragara, cyane cyane yuko basanzeyo iki ice ikizwi nk'urubura. Urubura ni amazi aba yarafatanye ariko nyine ari amazi, ndetse asangwayo n'umucanga, ivumbi ndetse n'ubutaka bukomeye umuntu yabasha gukandagiraho ndetse bibaye ngombwa yanahingaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abahanga ku isi ndetse n'abakire ku isi arimo nka Elon Musk bashoye akayabo k'amafaranga kugira ngo barebe yuko babasha gutura ku mubumbe wa MARC. MARC ni umubumbe ugaragaza ibimenyetso by'uko ubuzima bushobora kugerayo bugakunda, cyangwa se bukaba bwaranabayeho mu gihe cy'ahambere. Ibigo nka NASA, NATO ndetse na SpaceX birateganya gutangira kujyana abantu ku mubumbe wa MARC mu myaka ya 2030-2040. Ikintu gitangaje kuri uyu mubumbe wa MARC nuko uyu mubumbe nawo ugira ibihe nk'ibyo tugira hano ku isi: itumba, impeshyi, iki ndetse n'ibindi, kuko nawo wikaragira impande y'izuba. Ikindi kintu gitangaje, isaha yo ku isi ndetse n'iyo kuri MARC byenda guhura, kuko umunsi wo ku isi ugira amasaha 24, umunsi wo kuri MARC ugira amasaha 24 n'iminota 39. Urumva ko umunsi wo kuri MARC wo udusigaho amasegonda 39, ndetse ibihe byacu by'imyaka birenda kungana, kubera ko uko isi yizengurukiriza iruhande rw'izuba ni nako MARC ibigenza. Birumvikana yuko umubumbe wa MARC ufite byinshi uhuriyeho n'isi yacu, ariho abahanga bahera bavuga bati umubumbe wa MARC ikiremwa muntu gishobora kubaho ubuzima bugakunda ndetse bugakomeza nk'ibisanzwe. Gusa impamvu tutaragenda cyangwa se bamwe mu kiremwa muntu batarajya gutura kuri uyu mubumbe wa MARC nuko hari ibyago bikomeye n'urupfu rubi rwababaho. Hari ibibazo bishobora kugera ku kiremwa muntu mu gihe cyaba kigiye gutura ku mubumbe wa MARC. Tugiye kuvuga ku bibazo bishobora kuba mu gihe ikiremwa muntu cyaba kigiye gutura ku mubumbe wa MARC. Umubumbe wa MARC ntufite icyo tuzi nka magnetic field, twe tubyita akayunguruzo k'izuba. Izuba imirasire yaryo ubundi ishobora gutera indwara zirimo nka kanseri, uruhu ndetse n'iyangirika ry'ubwonko n'uturemangingo tugize uruhu rw'umuntu. Rero ku mubumbe wa MARC kayunguruzo k'izuba kahaba katurinda iyo mirasire ngo nitugereho yose uko yakabaye. Sun radiations zose zajya zigera ku mubiri w'umuntu ndetse zikamutera muri zimwe mu ndwara twavuze. Icya kabiri, ku mubumbe wa MARC gravity yayo ni 1/3 cy'iyo ku isi. Gravity ni uburemere, ni uburyo isi ikururamo ikintu ntikijye hejuru, nk'uko
nk'uko watera ibuye rikazamuka mu kirere ryarangiza rikongera rikamanuka. Ikiba kirikuriye nicyo twita gravity. Rero ku mubumbe wa Mars hariyo 1/3 kiri hano ku isi. Ibyo byatera igabanuka ry'imikaya n'amagufwa mu mubiri w'umuntu, ndetse bigatuma umubiri w'umuntu utakaza calcium cyane cyane mu magufwa, ibibazo by'imikorere y'umutima ndetse n'amaraso, kubera ko gravite ikiremwa muntu cyagenewe ubundi ni nkaho ku mubumbe wa Mars iriyo ari 1/3 gusa kiri hano ku isi. Ndetse ubushyuhe bwinshi bushobora kuba ingaruka y'icyatuma ikiremwa muntu kitaba ku mubumbe wa Mars. Ku mubumbe wa Mars iyo bigeze ku manywa ubushyuhe buriyongera bukajya ku kigero cya °C 20. Ubwo ni ubushyuhe ikiremwa muntu kitapfa kwihanganira. Ni ubushyuhe fata nk'ubu ngubu uri kumva, ubu ngubu akenshi buba bukunze kuba buri kuri dogere zigera nko kuri 37 muri gutyo. Noneho hita ufata ubwo bushyuhe ubwongere cyane ubukube nka 2 kugira ngo wumve ubushyuhe buba buri kuri Mars mu gihe cy'umunsi ku manywa. Mu gihe cya nijoro ubushyuhe buragabanyuka ku kigero cya -60 60. Kugira ngo ubyumve neza, barafu cyangwa se urubura ushobora gusanga ruba rufite nka -10 ariko ku mubumbe wa Mars iyo bigeze nijoro harakonja bikubye nk'inshuro 6 iz'ubukonje bw'urubura cyangwa se rw'amazi yahindutsemo urubura. Reba buriya bukonje noneho ubufate ubukube nk'inshuro 6. Aho hantu niko hashyuha mu gihe cya nijoro. Birumvikana neza yuko ikiremwa muntu kugira ngo kibe ahantu nk'aho byakigora, cyangwa se ugasanga habaye bamwe bafite ibyuma byo kwigondera ubwo bushyuhe mu gihe bwagabanyutse ndetse n'ubukonje mu gihe bwazamutse. Icyo cyari ikindi kibazo dusanga kuri Mars gituma ikiremwa muntu kugira ngo kijye gutura kuri Mars bitazacyorohera. Ikindi kibazo, kubura kwa oxygene. Ubundi ikiremwa muntu cyinjiza umwuka wa oxygene kigasohora umwuka wa carbon dioxide, mu gihe kuri uyu mubumbe wa Mars umwuka wa carbon dioxide ufite 95%. Umwuka twebwe tudahumeka wo uriyo 95%. Bishatse kuvuga yuko nta mwuka uhagije abantu babona, cyane cyane yuko ku mubumbe wa Mars nta n'umwuka duhumeka, umwuka wa oxygene ubarizwayo. Byajya bisaba wa muntu uri bube ari bwigondere imashini izajya imukorera umwuka, imutunganyiriza umwuka wo guhumeka. Bikaba imbogamizi ikomeye kuko ahantu hatari umwuka ikiremwa muntu kugira ngo kihabe byakigora. Ikindi kibazo kandi kinakomeye ni umukungugu wo kuri Mars. Kuri Mars kubera ko ajya hagira igihe hagashyuha cyane, bituma umukungugu waho uba umeze nk'uwo mu butayu. Aba ari umukungugu mutoya cyane, byakorohera kwinjira mu bihaha ndetse no mu mamashini no mu buryo na systeme abantu bajya babaho mu gihe bari ku mubumbe wa Mars, bigatuma byangiza tumwe mu turemangingo ndetse n'imikorere y'umubiri wa muntu cyangwa se w'ikiremwa muntu mu gihe cyaba gituye kuri uwo mubumbe wa Mars. Akaba ari ingorane ikomeye kuko abantu bagira nk'ibibazo by'ubuhumekero kugira ngo bajye bavukira kuri Mars cyangwa se bajye babayo byajya bibagora. Usibye n'ababifite, hari n'igihe wajya ugerayo wizeye ibyuma byawe byakinjirwamo n'utu dukungugu dutonya cyane, bikaza kurangira nawe wisanze ufite ikibazo cy'ubuhumekero ndetse kinakomeye.
nubwo abahanga benshi bakomeje kuvuga yuko ikiremwa muntu gikeneye planet B, abahanga barimo nka Jackson Hawkins, umuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere ndetse n'ihindagurika ry'isi, aho bakunze kuvuga yuko kubera intambara zikunda kubera ku isi ndetse n'ihindagurika ry'ikirere riza ritunguranye n'ibiza n'ibindi byinshi, abantu bakeneye planet B cyangwa se umubumbe wa kabiri, mu gihe ku mubumbe umwe byaba byanze bakaba bahita bahungira ku wundi mubumbe bitarakomera, cyangwa se ikiremwa muntu n'izindi nyamaswa zitaracika ngo ziveho burundu. Gusa haracyari ingorane nyinshi kandi zikomeye zitemerera ikiremwa muntu kuba ku yindi mibumbe, cyane cyane nk'uyu wa Mars. Noneho igitangaje ni uko uyu mubumbe wa Mars, bigendanye n'iby'abahanga batubwira, bivuga yuko uyu mubumbe wa Mars nubwo ufite ibibazo byose nagiye mbabwira, ariko ari wo ugerageza kugira basi amahirwe makeya yuko ikiremwa muntu cyangwa se ubuzima bushobora kuhaba bigakunda. Akaba ariyo mpamvu n'abahanga bakomeje kwinsista ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe yuko ikiremwa muntu cya mbere cyajya gutura kuri uyu mubumbe wa Mars. Ese ibi bizageraho bibimamo cyangwa se bizaguma mu ndoto nka bimwe bita indoto z'umushonji? Njye wumvaga ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene nyiri mu nganga binahana batatu ya Butamu, nyita Enzo, ni kuri The Trends 250. Nakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora.